nakubonye seko mbona ukirukanka n'ideni ryanjye no kugira utanyishyura ntabyo kibuka meze neza uzagira amazi nasuza umuntu mbere yo kumwishyura wowe se umeze fresh mbese mu nda ko hari kongera wamuhe bya biceri buriya ni ubuyoka weho ujye kwivuza buriya rero ukaze kubwira mwana shitani buriya nta kintu kiryohana ideni ariko kikagora kuryishyura mwana ideni buriya rero ryo ariko rikagora kuryishyura kumva ko uzaryishyura ryari kumva ko uzaryishyura buriya rero ideni ryawe kubera ukuntu ryagiye rikamfata nabi izi singo shana naturiye mwana uzibona turiye watigeze ateze watuguze indari reka ahubwo ririya deni wamaye ryatumye ngira ukuntu ndwara utuyoka mu nda mwana buriya nawe uri mu bantu buriya nimfa nawe uri mu bantu abayobozi bazaza kubaza ikintu cyatumye buriya nawe uri mu bantu bazaba banyishe ku ideni ryawe aho ujya rikwishe ariko uragenda unyishyure hari ukuntu twabigenza hari agatekerezo nawe nagize rero shayizo renge ntabwo zanamfatura yamare umva agatekerezo nawe nagize mbwira ko gatekerezo hari umuntu mpamagaye hari hirya yaragiye kuba akazi urumva ubwo ni ukuvuga ngo nyuma y'iminota ya 30 nangwa isaha nangwa uzaniye amafaranga yawe icyemeza ko uri bugaruke ni ikihe ni igice ushaka ko kibyemeza uri kubona ndi kukureba akagasura na baby face nsigira ikoti ayamo uzi iyi mbeho ntabwo uri kuyibona nsigira inkweto nawe ngende nambaye ibirenge se ubwo uwo muntu arabakimaye akazi ma mu kazi ubwo uwo muntu arabakimaye akazi areba uragura izindi ahubwo umva mubwira kandi gatekerezo nagize nta kuntu buriya hariya mfite madamu ariko nyine ntabwo ajya nyumva neza nta kuntu wazajya uraza wenda nk'uyu munsi ukamurara nijoro rimwe urumva nanjye ejo nkamurarana rero bikagenda biragabanyuka nanjye ubwo niko naba ndi gushaka amafaranga cyangwa se nkazajya ndagura mu rugo dufite yamazi bita jipo waya nose iyo nyamazi inzoga ni uko utayamenyeye buriya hari ukuntu uba wayanyweye nabi niyo mpamvu shaurama yanjye ntabwo izo renge ntabwo umva nyine nkubwire nta n'igiceri cy'icumi mfite ahubwo hari umuntu wari umamagaye hariya winyereza ngenda kuzana amafaranga yawe nyuma y'amasaha 2 utayampa ndayakuzanira nugira ikibazo ubwo amasaha 2 yashira ndakuzanira nta nubwo uri guramamagara gihe nangwa nguze kunyirebera ndakuzanira amafaranga yawe mukanya mwana genda ujye mu kazi ubwo ntituzapfa ubusa ndaje humura Festus, kuri hano? Sawa. Kuri hano? Ndi kumedita hano mahali nari negereje mu koresho uri kubona siko ndi kwa Amerika. Barambwira ngo imbada no dushimbo turenze. Ugiye kugura turanyishura amafaranga yanjye. Muri iyi minsi n'umwaka cy'imbada. Sigabara yitudutsi. Dutsima? Ndatuza. Ariko nyine umva amafaranga nanjye ndamize nabi. Ndebe ko nagira ari. Ntabwo wibuka Sirike nakugujije ejo bundi man. Siki? Sirike. Wari ube uri kuragasanga mu mifuka yawe yavamo. Asingaho umve man. Ejo bundi man nahembwe ntabwo waje ukandirira ngo ni wahembwe ufite akazi. Habora muzagikira kejo turakigira kiriya hirya ntabwo baduhembwe man. Nese ibyo bintu uri kuvuga uri seriye muri amafaranga. Ngaho nyumvire umujene. Haraje asema. Yega niyo n'abanyakurimo ntabwo uri wo kuza kunyishuriza ku nzira man. Nese ugiye kwa murokore man kurya man igihe mfite inzara ngo ndimo amafaranga. Niba nane yakurimo niba nkuri n'ibindi bitatu ndeke kurya. Uzi agatsimo kuno gasize karagura. Ngaho umayeho icyatanu basi. Ngiki. Ibyo se birandeba. Nanjye mfite inzara kandi n'umurimo. Ngaho wasanga baniga bihakana umuntu. Wasanga hari umuntu uri ukuri mideni. Urumva ukaba wamwitiranyije nawe hari umuntu ase wowe Festus mani nako gahanga kawe man hano hirya kwa Caroline nako gahanga kawe banyitiranya n'undi muntu witwa Jean Pierre ngo turasa ase Jean Pierre ikintu kuko kitabamo ba Jean Pierre basigaye mu kara abasaza mu kihe gihugu kiri mu Rwanda Jean Pierre none no muke aba Jean Pierre basigaye barimo n'abasaza ahubwo se man umva nyine wowe ugiye kumereza ibicwa byanjye ubone ibicwa byanjye man bikazanye nabiceri n'amafaranga yawe n'amafaranga yawe nkuri si umujenda mukora ari amafaranga nkurimo n'amafaranga nkurimo
ahubwo wewe ikintu kiri ndi kubona kigiye kubaho nshobora kuba ngiye kugucomeka muri aka kanya ukanankubita ku byanjye se nagucomeka ukanankubita n'amafaranga nkurimo uvuga ati n'amafaranga nkurimo sha komeza uvuga ati nawe nzaguha komeza sha nayo nawe ukagenda ariko nyine ntabwo tuzabura ahantu duhurira natuma mu rukora za ntabwo tuzabura ahantu uri utari wanyishyura abashaka ndamubwiye udutsima twe nabi gusha kagatsima ko ndakade murokora ko watinze Run. izi boro tuzitware na jamaa Ndakukura amakasenda n'ubu